Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi, nk'uko duhora tubibifuriza muhahe muronke. Niko kandi tukwibutsa gukanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyo tugenda tushyiraho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kububakira amazu meza ajyanye n'igihe, ndetse tukanabasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Wowe wubatse inzu ukabona itari kukubyarira umusaruro nk'uko byagakwiriye, nyaruka ugere muri Nzuri tubashe kugufasha kuyibyaza umusaruro. Ni nako kandi rwose tubasha kubereka imari zigurishwa nziza nk'iyi ngiyi. Murabona ko iyi ari inzu nziza cyane, mwakomeje muyibona ku masikrini yanyu. Ni inzu nziza iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati. Nituvuga rwagati wumve ko ari rwagati, kuko iri hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Iri ku Gisozi rwose kuri kaburimbo. Ni inzu ya kabiri uvuye kuri kaburimbo principal cyangwa se kaburimbo nini. Akaba ari inzu yubatse neza cyane, yubakishije ibikoresho birambye, bimwe byitwa kuramba, kubera ko ari inzu yubakishije amatafari ahiye, ikagira korotire ya ruriba, ikaba irimo inzugi z'amaribuyu gusa. Purafo yayo yose ni ribuyu, ndetse rwose ikaba ari inzu ifite ibyumba bitatu byiza binini byo kuryamamo, ikagira dushe na tuwarete eshatu, ikagira salon, saramanje, ndetse na cuisine moderne cyangwa se cuisine yo mu nzu. Si ibyo gusa, kubera ko ifite na annex igizwe n'icyumba twakwita ko ari icy'umukozi, igikoni cyo hanze na toilette, ikagira ibigega by'amazi. Iyi nzu ifite akandi karusho, kuko buri cyumba cyose kirimo akabati cyangwa se garde-robe. Ikindi kandi nuko iki gipangu cyose kizungurutswe na za kamera. Iki gipangu cyose gicungiwe umutekano n'amakamera. Ikindi kandi nuko iyi nzu, ayo madushe yose nakubwiye, arimo amazi ashyushye. Nongere nkwibutse ko ifite ibyumba bitatu, ndabona twanditse 4. Ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, ikagira dushe na toilette eshatu, ikagira salon, saramanje, ndetse na cuisine na stock. Ikagira kandi parking na jardin bihagije. Inzu ni inzu ikomeye, yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye. Nababwiye ko inzugi zayo zose ni ribuyu, purafo yayo yose ni ribuyu. Ni inzu rero y'akataraboneka kabisa, ifite korotire ya ruriba, amatafari ahiye yubatse. Ni inzu nziza cyane idashobora kugucika niba ufite gahunda yo kugura inzu nziza ikomeye. Murabona na za kamera nababwiye zirimo zicungiye umutekano. Mbese ni ahantu heza cyane kuri kaburimbo, kuko ni inzu imwe yonyine urenga ugahita ugera kuri ivuye kuri kaburimbo principal. Iyi nzu rero iragurishwa kandi amafaranga make cyane ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina. Nababwiye kandi ko buri cyumba cyose kirimo garde-robe, ikagira na chambre principale nziza cyane. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 70 kandi ziri negotiable. Miliyoni 70 ziganirwaho, ukagura inzu nziza y'akataraboneka yo guturamo ku Gisozi kuri kaburimbo, ahantu bureba umujyi wa Kigali wose ufite ibikorwa remezo. Aha ni muri cuisine, ugasohoka ukajya no hanze mu gikari hose ukahitegereza. Ni inzu y'insirimu. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika, nyaboneka wowe ufite gahunda yo kugura inzu nziza. Miliyoni 70 ziri negotiable, ukagura inzu. Wayikunze rero waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 Si ibyo gusa, kuko ushobora kudusanga mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya 2, niho dukorera, cyangwa se ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Komeza rukande subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ari nako kandi ukora share, ukanda no kukazogera, tukaba tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Kamera murazibona rwose, igipangu murakibona. Murabona ko ari ahantu heza hahasirimu, hadakwiriye kugucika. Miliyoni 70 kandi negotiable. Turabakunda cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited.
umukiriya ni umwami tubahaye ikaze.